Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa, ari nako kandi tububakira amazu meza nk'aya ngaya ndetse tukabakorera property management, tukabamanagingira imitungo yanyu. Komeza kandi rero subscribe cyangwa se sabone utarabikora, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iwacu muri Nzuri umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Nkuko rero muri kubona ku maskrini yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane. Ni inzu nziza cyane ya cadastre ikiri nshyashya, turi kugurisha kandi amafaranga makeya rwose ugereranyije n'agaciro kayo, naho ibintu bigeze, naho ikibanza kigeze cyangwa uko gihagaze. Ni inzu turi gushakamo make. Iyi nzu rero iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Busanza. Akaba ari inzu iri hafi cyane ya kaburimbo. Ni inzu ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite na annex yo hanze, twavuga ko ifite icyumba twakwita icy'umukozi, igikoni cyo hanze ndetse na stock. Si ibyo gusa rero, kuko iyi nzu ifite kandi parking na jardin bihagije. Ni inzu rero yubatse mu buryo bugezweho kandi ikomeye, yubakishije amatafari ahiye, mbese ni inzu ijyanye n'igihe. Tubahaye ikaze rero. Iyi nzu nyabuneka ntibacike, irashaka miliyoni 100 zonyine, miliyoni 100 kandi ziganirwaho. Iyi nzu wabasha kuyegukana ntigucike. Niba rero wakunze iyi nzu cyangwa ushaka izindi serivisi, zimwe muri serivisi tubaha arizo kububakira se, kubarangira imari za makeya cyangwa se kubagurishiriza, duhamagare kuri nimero zacu maze kumenyera, arizo 0788486797 cyangwa se 078120 Si ibyo gusa rero, kuko ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X. Hose twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao.